nababwiraga ko ndi bubatungure rero nabwiraga ko ndi butungure umukobwa wanjye ubu majije kumutungura cyambere mushimira uburyo yamfashije kurera barumuna be nanjye ndavuga ngo uyu munsi ngomba kumukorera surprise nkakora ibishoboka byose nkamuha akarya akishima nk'umwana wanjye wagiye amfasha kurera barumuna be ndetse akamfasha kurera n'abasaza be akamfasha umurimo w'Imana uyu mu gihe cyose yajyaga nsasira akamanagura inkweto ngiye ku murimo w'Imana kandi ubu nibwo yujuje imyaka 15 nanjye rero uyu munsi nifuje kugutungura mwana wanjye kugira ngo nanjye ngukorere surprise ngukorere mbese ikintu cyakunezeza sibi gusa kandi nifuza ko Imana y'amahoro yazakumera umugisha ikakujyana ikazagukorera ubukwe bwiza ukiga ukagera muri Amerika abantu b'inshuti zacu badukurikiye ndetse n'abandi nabo batubonye ariko bwa mbere uyu mwana ni umwana wa gatandatu Imana yakoze igitangaza inkiza sida namubyaye ndwaye sida ntiyayandura urumva nishimwe rikomeye rero uyu munsi nanjye navuze ngo ngomba kumutungura namuzanye atabizi iyi myenda twambaye nayiguze atabizi mbese n'urugendo twakoze runini cyane ariko ndashimira Imana ko aka kanya Imana ikomeje kudufasha rero ngaho gerageza utamire gifate naka byukuri turanezerewe turashima Imana nawe urabibona nta kundi twabigenza wihangane ntabwo tuguteye amerwe Imana ikiza umusonga Imana ikiza umusonga niyo mpamvu ku bantu bajya bankurikirana cyane nkunda kubabwira ko Imana igihe kigeze Imana ikora igitangaza rero niyo mpamvu menye nifuje gushimira umwana wanjye Bibiliya nevo umuntu ukora neza ugomba kumushimira nawe akumva ko Yesu agira neza rero Imana